Ibyakozwe muri iki gihembwe gisanzwe cya kabiri bikaba biri mu rwego rwo kujya impaka ku mategeko no kuyatora, kugenzura ibikorwa bya guverinoma ndetse n'ibindi bikorwa biteganywa biduhuza n'abaturage mu rwego rwo kumenya ibibakorerwa. Hari kandi ibyakozwe mu rwego rwo gutsura umubano n'izindi nteko zishinga amategeko. Sena yashyize mu bikorwa iyi nshingano yayo y'umwihariko mu bikorwa byayo byose, birimo ibijyanye no gutora amategeko, gutanga ibitekerezo ku mushinga w'itegeko rihindura itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026, kugenzura ibikorwa bya guverinoma, kwemeza ishyirwaho ry'abayobozi, gukora inama nyunguranabitekerezo ndetse no mu gihe abasenateri basura abaturage.